hakiri kare. Rero tubateza ngaha reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Matayo igice cya 7 n'umurongo wa 24. Matayo igice cya 7 umurongo wa 24. Haravuga ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, imivu irasubiramo 24. Haravuga ngo umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose zikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yarishijwe ku rutare. 26. Haravuga ngo kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose zikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, babantu baratangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Amen. Ijambo ry'Imana dusomye muri uyu mwanya ntabwo ari ryo kubasaba uyu mwanya, ariko hano batubwiye inzu ebyiri, umwe yubatse ku musenyi indi yubatswe ku rutare. Imyaka yose Kabano yari amaze na Dorcas bari barubatse inzu yabo ku musenyi. Abatwari duturanye hano murabizi bari barubatse inzu yabo ku musenyi. Imivu yaratembaga ikayijyana, ibihuha bikaza bikayijyana iyi, ibibazo byaza bikayijyana iyi. Ariko nakubwira ngo uyu munsi nimusubire ngo uyu munsi inzu ya Kabano Desire na Dorcas yubatswe ku rutare rwa Yesu Kristo. Amaze kuri Yesu ngo babaye abantu barubaka ku musenyi kuko umuyaga urahuha. Ibibazo ntibizabura mu buzima, iminsi ibibazo ntibizabura, ibintu bizagenda bihinda, ibindi biza. Iyo wubatse inzu yawe, inzu tuvuga, reka tuvuge iyi nzu, tuvuge uyu muryango. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo reka si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine, ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Iyo Desire ataza kubona umufasha umukwiriye, iyi nzu ntiba igikomeye. Ariko Imana yamuremeye umufasha umukwiriye, imuremera umufasha umukwiriye. Imivu iratemba, imiyaga irahuha, ibibazo biraza byinshi cyane byikubita kuri iyo nzu. Inzu iragenda ijya hirya no hino, ariko uyu munsi iyi nzu ya Desire na Dorcas yubatswe ku rutare ariko Yesu Kristo. Aya ni amateka atazibagirana mu buzima bwabo, aya ni amateka atazibagirana muri karitsiye dutuyemo, aya ni amateka atazibagirana mu bana be no mu muryango we, kuko iyi nzu yubatswe ku rutare ariko Yesu Kristo. Haleluya. Mwagize ishyari rya Kabano, mwagize ishyari nababonye. Abadafite ishyari mukomere Yesu amashyi. Haleluya. Ariko n'iryo shyari naryo ni ryiza. Niba utaragera aha ngaha uvuga ati nanjye ukubita agatoki, uvuga ati nanjye reka nanjye mpakandagiye, mwarakaye oya ntimurakare, mugire uburakari bwiza bwo kuvuga ngo nanjye nzahakandagiza ikirenge. Haleluya. Uyu ni umunsi w'iteka yaremye tugomba kwishimamo tukawunezererwamo. Uyu ni umunsi wo kwishimamo tukawunezererwamo, kuko Imana duhaye uyu munsi w'imboneka rimwe, utazagaruka kuri Kabano, utazagaruka kuri Dorcas kubona yambaye ivara. Haleluya. Ukabona ukuntu aberewe, simba ndeba Kabano mu maso kuko bambaye kureba ko hayaseka yasese ku mahoro, kuko njyewe sinabona neza, ariko ndabona ko rero yaba yasese. Ibyo ari byo byose, kuko ibi ngibi ntiyabitekerezaga mu buzima. Igihe babaga bicaye hariya kwa vuba, ntiyatekereza ko umunsi umwe azicara ku gicaniro cy'Uwiteka. Yarabitekerezaga mu abantu ntibyari bihu, ariko Imana ni nziza. Maze muri Imana icyubahiro. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana. Ntawiringiye Imana uzasekwa, ntawiringiye Imana
inyuma, ntituzaba imirizo, ntituzaba iki, tuzahora turaba imbere. Haleluya. Rero iyi nzu yubatswe ku rutare ariwe Yesu Kristo. Reka mujye gucuruza ubwenge ko turakora tubagagura, ntabwo tubatiza rwose. Dushaka mu bukwe bwa Karuwe kumugaragara saa 10 tube dushoboye tuze kuzinika irimba hariya mu rugo iwe hano. Haleluya. Ababishoboye se kuzinika irimba hariya mu rugo abo abona. Amen. Ngomba gusoza hakiri kare tukamwerekeza wera no mu rugo habona atari nijoro. Korale Ebenezer kuduha indirimbo imwe hanyuma abashofite barabayitegura kuduha indirimbo imwe twakira ubasezera. Karibu. Yesu yarabutashe umukwe mureba suka mbere mubaye kana ikarira
reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 24 umurongo wa 67, hanyuma turasimbuka dusome no mu byahishuwe ibice 19 n'umurongo wa 7. Reka duhere mu Itangiriro ibice 24 n'umurongo wa 67. Bibiliya afite hano irambwiye ngo Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Amen. Hanyuma mu byahishuwe ibice 19 n'umurongo wa 7, hanyuma turasubimbuka dusoma umurongo wa 9. Haravuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwa